friend, ari benshi muri kumbaza ku kibazo mufite yuko ese gute wafata telefone ukayisharinga ugahuza interinete n'indi telefone, nawe ku buryo ki ufata wifi y'indi telefone. Iyo phone rero ngiye kubasha kubibereka nuko bikorwa ndetse n'ibisabwa kugira ngo bikorwe, nawe ujye ubasha kuba wabyikorera, bityo nawe utangire kuba wakoresha interinete y'undi muntu kandi muhagararanye, cyangwa ukagira ibindi bintu byose ukora atakubangamiye cyangwa itagize ikindi kiguzi. Niba uri mushyashya kuno mubiro wacu wa YouTube, tuguhaye ikaze. Ndagusaba ngo reba niba wakonze subscribers, wafunguye inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe izajya gucika inyuze hano. Twakomeje, uraza hano ngaha handitse ngo ubwaho uretse mbakwereke. Bari benshi barambwira ngo njye mbabereka kuko bibasha kubafasha. Uretse uzano handitse ngo hospi, hano ngaha atabasha kuhabona ngaha, uraza rero uhakande. Ukihakanda urabona ahantu handitse hakubwira ngo hospi, hano hejuru hospi aho ngaho personal hospi, urahafungura uze hano. Ukimara kuza hano rero urahita uza hano hejuru ufungure hospi gutya. Ukimara gufungura hospi, ushaka wanayifungurira hano hejuru, ukaza hano ngaha handitse hospi n'ubundi hano hejuru ukaba wayifungura. Ariko ngiye kukwereka nawe ko wabasha kuyifungura ariko unyuze hano ngaha kugira ngo tubanze creating na password, kugira ngo kuza kuloginga in bize kutwoherera tunyuze ku yindi telefone tuzi password yayo, kuko aba ari hama password akomeye cyane. Rero urahita uza hano ukande hano ngaha, hano handitse ngo hospi setting. Hano rero kuri hospi setting hano handitse hospi name, ushaka wahindura izina cyangwa nturihindura. Hano ubona n'ahantu handitse ngo hospi password. Hano handitse ngo hospi password rero ni password y'iyo hospi. Password yayo rero dushobora kuyihindura tunyuze tugafata tugasiba iyi ngiyi, kugira ngo ni ku yindi telefone tuza gufungura wifi yayo tukabona iyi ngiyi, iri zina password yayo tuze kubasha kuyimenya, tuze kuyandika, basi kuyandika itatugoye. Urashyiramo rero izina n'urugero niba nsizemo iri ngiri 1 2 3 uretse gato 1 2 3, ugashyiramo ino password n'urugero. Wamara gushyiramo ino password ukaza ugakanda hano handitse ngo okay. Muze kwihangana, za show ntago babasha kuzimpano ngaha, hari aho zitaba zemereye kuba zakoreshwa. Urabona ko gutya twafunguye hospi, twanayihaye password. Nituza gukoresha indi telefoni tugafata tugafungura wifi kuri wifi hano handitse ngo wifi. Reka tusubire nk'abasubira inyuma, tubanze tuhanyure naho, ndetse kuri hospi reka mbaze ngusobanurire na kara kantu ubashe kugasobanukirwa, kuko ushobora gusanga kadafunguye ukaza gusanga kwisharinga iranze, ukajya umbwira ati burya waranshutse, ati buriya ntibikora, ati buriya ntibishoboka. Uraza uhakande urebe, ni uze hano ngaho kuri hospi hano urebe niba hano handitse ngo turn hospi automatically, urebe niba hafunguye gutya. Nusanga hadafunguye uhafungure, kuko ahantu ni muri cya gihe umaze kwikonegita automatically ihita iba connected. Nusanga hadafunguye urajya uzikonegita usange ntikunze, rero urebe niba aho hantu hafunguye. Mbona no nta kindi kintu uri bukore kindi, urasubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma uraza hano ngaha handitse ngo wifi hano, uze noneho ufungure wifi yawe. Wafungura iriya hospi wayifunguye, rero niba ari indi telefone uzaba uri gukoresha urahita ubona iyo hospi n'izina ryayo urahita uribona. Bahita bagusaba kuloginga in, ushyiramo password, ahasigaye uhita ukonegita ku internet yayo. Niba ari wifi yayo, abashaka kuza ko mbabwira ukuntu wabasha guhakinga wifi ukamenya password yayo, nabo muzanyandikire muri comment, nzabaha feedback. Na hano rero uhita utangira gukoresha ku internet yayo, yaba yifunguye wafungura hospi ukajya utangira gukoresha ku internet ye. Hari benshi babinsabye, hari uwo bita Imbari Eric yansabye icyo kintu ko nagikora.
Iyo video rero mbibutsa yuko igiye kuba yagezeho na ubu ngubu iriho, nawe rero ubu wayireba nawe ku buryo nawe uzajya utangira kuba nawe wabasha gukonegita ku interineti y'abandi, cyangwa mwamuhagararanye n'umuntu nta konegisiyo ufite ukabasha kuba wagira ute wayikonegita. Niba uri mushyashya rero dukomeje kuguha ikaze, wifuza ko hari igitekerezo watugezaho cyangwa indi nkunga wadutera, watwandikira kuri nimero yacu ari 0794414481. Wifuza ikindi gitekerezo cyangwa indi nkunga wadutera, niba hari indi video ushaka ko tuzakoraho, ndagusaba ngo twandikire muri comment utubwire ati no video sindayibona, turagusubiza turaguha feedback, cyangwa niba ari ikindi gitekerezo, cyangwa niba wifuza ko hari ikindi kintu twakongera kuri video zacu. Buri nimero ziba ziri kuri video, ushaka wagenda ukayireba ukayibonaho, wibutsa ko ugomba gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ntakajye video nimwe izajya gucika. Niba ino video inagufashije bakakwisharinga bagenzi bawe nabo babashe kubona nk'iyi video yabafasha. Turabakunda cyane cyane, ciao ciao.